uyu mukobwa we ni rurangiza aramurangiza. Ibi ndabivuze uyu mukobwa Israel Mbonyi naramuka amurokotse, uyu mukobwa ubundi utaza kugira ngo hari n'ikibazo afite mu mutwe. Hari n'abamwita umusazi kuri ubu ubona ngo ari mu butayu, ngo yaraye mu kinani, ngo yagize gute. Reka uyu mukobwa ni muzima. Ahangaha do hano mu Gasyata niho acururiza mitiyo mu kazu ka MTN. Reka burya ni muzima, ni muzima, ni umucuruzi acuruza mitiyo. Ajya mu bihuru kuri yari muzima. Biriya ni ubutumwa ntibinakura mu isi y'umwijima kugira ngo uyu muhungu bamurangize. Uyu mukobwa rero ibintu arimo kwatakamo Mbonyi, muzarebe akazaba kuri Mbonyi. Mushobora kuzabona umunsi umwe Mbonyi arimo kuririmba akikubita hasi kuri stage, akazaba azize uyu mukobwa. Uyu mukobwa ni umurangi. Ntago mwabonye iriya kanzu yagiye yambaye? Uriya ni umwenda w'abarangi. Ngo ngira ubwoba ngo uzareba Rugaju iyo bamubaciye ngo Mbonyi ngo iyo wujuje ngo Beka Arena umeze gute Mbonyi ngo numva afite ubwoba. Sibyo iyo bamubwiye ibyo kurongora Mbonyi nzababwira mbese Mbonyi ni umutesi. Niko ni nepo w'urugendo. Niwe wamubwiye atari ko hari umukobwa, atari umukobwa gukunze uvuga ko muzabana. Mbonyi raseka ntago muzi, ntago ndamubona. Ati se ko yifuje ko wazamuhatike akaza mu gitaramo. Okay, nta kibazo, itike bazayimuhe. Abayibonye acyo nuko yayibonye. Ntazi kuri umukobwa ari kumutongera ibitongera. Ahubwo Mbonyi abantu bavuga yuko ashobora kuba afite uburyo akorera mu isi y'umwijima, baramubeshyera. Kuko yabaye Mbonyi atuzuye umwuka wera, uyu mukobwa aba yaramurangije. Ewana Israel Mbonyi uzagira gute? Ntabwo azamwica byo gupfa ngo bamuhambe, ahubwo azamurangiza mu buryo bwa gospel, amugeze ahantu uyu mukobwa aba yaratumwe kumugeza. Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi mudukurikira kuri Byishimo Official, Ganoderi Official. Byishimo umeze neza? Namahoro turashima Imana. Ndagira ngo duhe abakunzi bacu amakuru tuba tubazaniye. Amakuru anakomeye. Yego. Amakuru anakomeye bakunzi b'umugabo witwa n'umusore. Israel Mbonyi utorohewe muri iki gihe. Yego. Tubazaniye ubwino mu musengere abanyamurenge cyane cyane. Uyu ni umusore wanyu muramuzi. Ufite hano uvuka wabaye hano mu Rwanda, ni naho ngira ngo n'umuryango wuri, ariko akaba afite ava hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu rero yugarijwe n'ibihe bigoye. Nibyo ndagira ngo tuze kugaruka muri iki kiganiro. Nta bindi tugambiriye. Israel Mbonyi ni umusitari hano muri gospel nyarwanda, arakunzwe muri Afurika, Aziya, Uburaya, Amerika, ahantu hose. Israel ngira ngo Mbonyi mu bahanzi nkuko ubwe nawe yiririmbiye avuga ati Yesu ni number 1, nawe ngira ngo muririmbire. Hagize uza gushaka kumutwara number 1, ngira ngo bayirwanira kandi bakitura hasi. Uyu mukobwa rero wisize insenda urimo kuvuga umeze nkaho ari guterekera, uvuga akashaka Mbonyi, Byishimo urabibona ute? Uyu mukobwa aramurangiza, ararangiza Israel Mbonyi. Nubundi Israel Mbonyi usanzwe atorohewe n'urugambo hano kuri social media. Abantu benshi Israel Mbonyi baramukemanga, ngira ngo ibyo ngibyo ntabwo ari byo turagarukaho. Baramukemanga bakavuga bati uyu musore ko afite amafaranga, uyu musore ko yize, uyu musore ko afite amashuri, uyu musore ko afite impano, uyu musore ko ari umukozi w'Imana, uyu musore ko akize. Nukubera icyo uyu musore agiye kwigira nka ba Papa Sava, akigira nka ba Kingige Musi, akigira nka Babamenya, akagenda akigira nk'abande batukowote, akagenda akigira umuntu w'umurirayo. Ubundi bintu dusanzwe tuziho abantu b'abapagani wenda bashobora no kujya baba bajya no mu busambanyi n'ibindi. Uyu mwana ko tuzi ko ari umukozi w'Imana, akaba avukira mu muryango w'abanyamurenge tuziho kurongora bakiri bato. Abanyamurenge buriya barongora bakiri bato kuko muri principe zabo
harimo no kubaka umuryango ukomeye. Abantu bakavuga bati, hari n'abavuga ko Israel Mbonyi badatinya kubivuga ko yaba yaratanzweho igitambo, cyangwa se bakavuga yuko yaba afite izindi mbaraga akorana nazo zo mu isi y'umwijima zimugira n'igihangange. Bakavuga bati ikimenyimenyi ubundi mbese kuki adaca umugozi ngo arongore. Ubu hari abarandika ngo ni uburenganzira bwe, ni uburenganzira bwe nyine, ariko uburenganzira bwawe se, uburenganzira bwe bwose yemeye kubukoresha? Niyo unabukoresheje nyine tukwibaza, uri umuntu w'umugabo tukakona mu nzu uri kurya avoka, ni uburenganzira bwawe, ariko turibaza tuti uyu mugabo nta kibazo afite mu mutwe, sibyo? Uri umuntu w'umukobwa nyine, mwabonye abakobwa bakenyeye amasume bagenda mu mujyi wa Kigali, ni uburenganzira bwabo, ariko nanone turibaza aba bakobwa bafite umuco. Dushobora kukubona uri gusenga inzoka, ni uburenganzira bwawe, ariko se kandi nta kibazo Israel Mbonyi nta kibazo afite? Mubona nta kibazo afite? Umuntu ufite amafaranga, umuntu uzenguruka isi, yaba yarabuze umukobwa mu Banyamurenge cyangwa mu Banyarwanda n'Abarundi, Amerika, Uburayi, Aziya, Oceania, Canada, ye hose mu bigwa bya Zanzibar n'ibya Maurice, yabuze umukobwa Israel Mbonyi ku buryo yakubaka? Ese ni ikihe kibazo afite gituma adashaka? Ibyo ntago bitureba, ibyo biramureba, ariko bibangamiye ivugabutumwa rye, kuko uyu munsi abantu batangiye kuvuga ko atari gusa, sibyo? Kandi ijambo ry'Imana namwe murabizi yuko niba ariho ikintu cyaba ari urwaho cyatuma ibyo ukora bitemerwa, icyo kintu bukwiriye kugikuraho. Ba Pawulo barisobanuye impamvu batarongora, abapadiri turabazi baba mu bigo. Israel Mbonyi, reka twigire kuri iki kibazo kindi kitamworoheye. Ubwo navugaga ibibazo Israel Mbonyi afite hano muri sosiyete, ariko noneho uyu mukobwa reka tumuhere kera, sibyo? Yatangiye abungana ifoto ya Israel Mbonyi, narabivuze ndavuga uyu mukobwa ni umurozi, musengere Mbonyi. Mbonyi aza gukora amahano, Mbonyi yakoze amahano mu gitaramo cyari muri Beka Arena. Uyu mukobwa yinjiramo, Mbonyi yamuhaye itike, anicazwa mu banyacyubahiro. Urabyumva neza? Uyu mukobwa ikikwereka ko ari umurozi, ndaje mbaha amakuru neza, sibyo? Cyerekana ko uyu mukobwa ari umurozi. Murebe amafoto ajya mu gitaramo cya Mbonyi, yagiye yambaye ikanzu yera. Iriya kanzu yera isobanura iki? Uriya ni umwambaro w'umuyobozi mukuru w'ururembo n'abandi bantu bungirije mu cyo bita idini y'abarangi. Byo warubizi? Mu barangi abayobozi bambara imyenda yera y'amakase pusiyeri. Kase pusiyeri siziri buzizi, ni amataburiya y'amaboko maremare. Abarangi nibyo bambara. Yagiye mu gitaramo cya Israel Mbonyi rero uriya mukobwa yambaye umwenda w'abarangi. Urumva, yagiye mu gitaramo cya Israel Mbonyi uriya mukobwa yambaye umwenda w'abarangi. Ajyana ifoto ye, urumva, ajyana ifoto ye, akagira gute? Ajyana ifoto ye, ajyana ifoto ye, noneho akagira gute? Akaba afite ibintu by'imitongero agiye gukora, kuko bugiye umuntu afite ifoto aba agufite. Buriya reka mbabwire uko abarozi baroga. Yabaye Mbonyi yajyaga kwa Inosa akamuvura, n'abandi mwese mwarozwe mufite amarozi ayo ariyo yose, muhamagara Inosa kuri 0783 17 925 abavure, avura uburozi neza. Reka nkubwire uko abarozi bakora. Umurozi iyo abonye ifoto yawe ubwo aba agufite, yayigeje agomba kuyitongera ibyo yifuza kukuroga byose, afite imita yisiga, noneho yarangiza ibyo bintu bikaza bikagufata. Ariko ngakuroga ayari ifoto yawe witangiye aho ariko uziko nawe ukiri muri bya bintu bya ubundi ninde se utanga ifoto? Hari umuntu ushaka gusunikira ifoto. Reka mburire abantu bakunda gupostinga abana babo n'abagore babo n'abagabo babo. Umuntu afata ifoto kuri post yawe akakurangiza. Ubuse ntago turwana n'abarozi, ntago maze imisi ndwana n'abarozi. Amafoto yanjye nteba yakura ku matamuneri nkora cyangwa bakayakura kuri YouTube, bakandoga ngo nere kuvuga nkagwara manjine ya yandi ateye ubwoba najya kwa muganga wapi no mukanwa n'ibindi byose bashaka kukurangiza ngo utavuga. Abarozi
baba bazi ko ngo twakize ngo bino byo kuri YouTube ngo biduha amafaranga menshi noneho umuntu akakwataka sibyo iyo ugiye gucuruza umurozi arakwataka iyo ugiye guhinga akabona umurima wera arakwataka hari abantu baba bagomba kuroga shitani yahamagaye batuye mu masibo yose yo mu Rwanda mu midugudu yose yo mu Rwanda mu tugari twose two mu Rwanda mu mirenge yose yo mu Rwanda mu turere twose two mu Rwanda bari muri iki gihugu b'intumwa za shitani baroga nta nyungu gusa zindi bemera n'uburozi bakabugura bakabushoramo amafaranga bo bakaroga bagatanga umwanya wabo ibyo bikabihera amahoro gusa yaba yaroze akaryama agasinzira akaba ari abakozi ba shitani n'umurangi umwuka w'abarangi rero ni umwuka uteye ubwoba buriya abarangi bagira imigozi 5 babohesha abantu nzavuga mu bindi biganiro imbaraga bakoresha sibyo ndaza kugira ngo mvuge ndagira ngo mburira abantu basengera Mbonyi bamusengere Nwese Mbonyi yamwemereye iki kumuha ikarita ya VIP cyangwa se invitation ya VIP kuza kwicara mu giterane cye Mbonyi aramushyigikiye bira bintu amuvugaho Oya Mbonyi rega n'umutesi nimubona Mbonyi muzabona ari umusore wagezeyo wagira ngo yabaye mu mwuka wagira ngo nyine abari kumwe na mama wa Muhamabere mubona Mbonyi n'umwana w'umutesi uba yisekera wiboneye amafaranga akiri mutoya wigwa yigendera mu ndege wiririmbira abantu bagafashwa abantu bagakunda umubona Mbonyi iyo mabwiye ngo Bekarena yivodo Mbonyi ni umukozi w'Imana Mbonyi urebye uburyo imyuka mibi muhiga bigaragara ko Mbonyi ashobora kuba ataramara kwinjira muri iyi miryango y'abafirimaso na za Illuminati hari umuntu wigeze kumbwira ati Mbonyi yarasinye ariko ngiyewe maje gushishoza ndebye nsanga iki kintu ari ikinyoma ariko akunda umuntu nyine kandi Mbonyi n'indirimbo ze bugeze bazi wamungane wawe zifite ubutumwa sibyo wamungane wa Nyamabonda bwira Nohera ati iyi ndirimbo ifite ubutumwa sibyo no kuvuga ngo indirimbo za Mbonyi buriya ziba zifite ubutumwa kabisa ntabwo rero Mbonyi ntago Mbonyi ni umuntu w'Imana ariko uyu mukobwa araza gushyira akadomo ku buzima bwa Mbonyi ejo yatangaje itariki ngo ntarengwa yo kuba yamaze kurongorwa na Mbonyi kuba bamaze gukora ubukwe iyo tariki bayitondere iyo tariki Mbonyi ashobora guhuramo n'ibibazo erega mw'isi y'umwuka ushobora kubona Mbonyi buriya ashobora kumukurura mw'isi buriya uzi ko Mbonyi buriya ashobora no kuba aryamana n'uriya mukobwa bashobora kuba basambana jo noneho nanabivuga mw'isi y'umwijima bashobora kuba ariko ari umukobwa usaba reka nze nguha ubwino ukuntu abademoni bakora no kuvuga ngo muri iyi minsi ni intambara abantu bari kurwana hari abagabo barimo kurara basambana n'abagore n'abakobwa batarababo hari abagore barara basambana n'abagabo batarababo ibyo byose ni imyuka ya gishitani ibigendagenda irimo kugenda ifata abantu hari abarara basambanywa n'inyamaswa kandi ibyo bintu ntiwabyiyaka nuriya mukobwa rero ashobora gukora ibintu by'ubumaji n'uburozi bikomeye agashobora gukurura Mbonyi ku buryo ninjoro ajya muhamagara akamuzana bagasambana twe tukabibona ko ari nk'ubusazi bw'umukobwa kumva afite intego kandi afite intego irahamya noneho Mbonyi nawe akajya abona ibyo bintu bimubaho nko mu nzozi aho hantu atahazi bya bindi by'abasore byitwa kwiroteraho urabizi byarakiri umusore ariko namenye ko mu mwuka abadayimoni bamaje kumukorera iki atake yarakuze nta gakiro kuko reka nze nkubwire muri iki gihugu cy'u Rwanda kirimo umutekano yego kuba umuntu ashobora gufata ifoto y'umuntu w'umusitari akayirukankana ku mbuga nkoranyambaga akayinyuza mu bihuru agatangaza amagambo nk'ariya akaba ari nta rwego ruramukurikirana uriya muntu afite imbaraga zikomeye kandi afite icyo ashaka kugira ngo nese uragira ngo arashaka kuba umusitari hari abavuga ngo ashaka kuba umusitari nta kuba umusitari sigiye yabitangiriye abatarabaye umusitari igihe bitangiriye abatarabaye umusitari ku musozi ngahamaze iminsi 2 yenda gupfa yaranze kujya no kunywa apfa se yicwa n'iki yapfuye se
apfa ngashaka Mbonyi na murongore ngo natarongorwa na Mbonyi ngo ntazabye biriya ni ibitambo ariko ntabwo uzi ko muri gaturika ujya nko gusaba isakaramento n'urugero bakakubwira tugenda uvuge ndakuramutsa ugenda uvuge razarizi nizi ukora ibi nibi bizakunda ubuse ntago muzi ko abantu bapfumuza bajya kuragura muzitondere bamanye amasengesho akubwira ngo genda usenge iminsi 3 mwitondere bamanye amasengesho akubwira ngo genda ngo ukora ibi nibi oya kandi watayisenga nukuvuga ngo rero ubundi uko ibintu bimeze abantu baragwa n'uzwa bakubwira ngo genda ushaka ihene genda ufata inkoko genda ukora ibi nibu bite mu nzira genda urare ku musozi wambaye ubusa ibi bizarangira genda ukora ibi nibi ibyo ni ibintu bya gipfumu bya gipfumu biba biri guterekera kugira ngo abadayimoni barebe ko wujuje ibyo wasabwe noneho nawe bagukorere icyo wifuza biriya rero ni ibitambo uriya barimo gutamba sibyo kugira ngo yuzuze kondisiyo aba yasabye noneho serivisi aba akeneye babe bayimukorera ndabihakanye ntabwo uriya mukobwa azigera asezerana na Mbonyi ngo bambarane impeta ntibazigera banicarana no ku meza ntibazigera banahura ngo baganire ntibazigera banaryamana mu cyumba nk'abasambane cyangwa se nk'umugabo n'umugore ibyo ntibizabaho ariko mu buryo bw'umwuka Mbonyi naba adasigasi atari kwasteri naba atari protege naba adafite imbaraga z'Imana Mbonyi naba atari mu mavuta y'Imana Mbonyi naba adafite uburinzi bw'umwuka wera kiriya gitero satani yamugabyeho mu buryo bw'umwuka kizamugeraho kandi kimara kumugeraho kizamushimuta buriya ari abadayimoni bashimuta umuntu mu buryo buri spirit bakamutwara mukajya mubona ikintu ariko ari maske iri aho ngaho gusa umuntu baramutwaye bamara kumutwara rero bakajya hari abo batwara bakabahingisha ukarara uhinga bugacya wananiwe hari abo batwara bakabajyana kubakoresha ibintu by'ubupfubuzi ukajya urara urongora abagore uri umugabo cyangwa uri umusore bugacya wanananiwe nk'umuntu waraye ku kazi hari abo batwara bisaba demon hari abo batwara bakarara babarongora ari abakobwa umugabo akakuroga akagutwara akajya arara kurongora ngiye nigeze gusengera umuntu umwe wo mu mama arambwira ati mba nicaye mu mbuga nkabona umugabo araje atageta afata ukuboko akanjyana mu cyumba kandongora yarangiza akagenda ati niyo ndyamye nakinze niyo nafunze atansanga muri sarageta ntwara mu cyumba ati noneho niyo ndyamye ku buriri ati nsinzira yaraza akankangura ati akandongora amara kundongora akagenda ibyo bintu yarabimaranye umwaka wose bimuriho yarakoze ibishoboka byose murangira uko bigomba kugenda turamusengera nuko umuntu w'Imana arabohoka icyo kidayimoni ntiyongera kugira gute kukibona izo ni intambara iryo ni hohoterwa ariko rikorwa na shitani kandi arikorera abantu b'Imana kugira ngo abababaze uriya mukobwa rero ararangiza Mbonyi reka tubwire Mbonyi ngo nasenge atisengeshe Mbonyi asanzwe asenga nagende rero azikure iyi mitongero ayice nawe ayicira akagozi kuko iramukora ahubwo Mbonyi najye kuri kamera yamagane biriya bintu kumugaragara burya niko abadayimoni batsindwa nukubamagana ku mugaragaro avuga ati nitandukanije n'uriya muntu iriya ntumwa ya shitani anavuga ati ahubwo ibi bintu nanabikomeza ndaza kumushyikiriza n'izindi nzego zibe zamufata ndetse nka biriya bintu ari umuntu bigukoze weho wabigenza nagenda nkajya kubwira polisi ikazajya mukurikira nese utekereza ko murangira bataramufashe abantu mwari mudukurikiye aya ni amakuru tuba tugira ngo tubihere ibi bintu kandi namwe mwaba mubitekerezaho mukabona koko ntibikwiye ariko tuba tubahaye amakuru noneho reka nze nkubwire ama-YouTuber noneho reka nze nkubwire aba-YouTuber bamugenda inyuma bagiye kumukamera bariya ni abafatanyacyaha bari nk'abandi bahaye mikoro barafinda ese urasa umusazi ni urugero tugiye mu buryo bundi busanzwe bw'abanyarwanda umukobwa uvuga ko ari umwari
akaba atararongorwa reka tuvuge gutyo uretse ko hari n'amakuru avuga ko afite umugabo ndetse n'umwana terega mbyemba afite amakuru hari amakuru avuga ko afite umugabo n'umwana none akaba ashaka kurongorwa na Mbonyi mu oya biriya ni ibintu bashaka kugeraho bo bwabo ibidayimoni byaramutumye bariya rero bariya abantu ahubwo bigwa birukankana nawe mu butayu bamukamera ndeka nkubwire bashobora kuzabona imboga zabaye ibisusa zitakira amashu biriya bintu bagakwiriye kubireka mwana ntabwo ari sawa usanga uri gukamera umuntu ajyamye mu kinani n'ifoto ya Mbonyi warangiza ukajya gufata ibyo bintu ukabicisha kuri cano yawe Mbonyi muzi uwo ari we ariko siko bana iyo bagiye kuvuga Mbonyi uziko natwe ariko iyo tumuvuga Mbonyi tuba twabanje no gusenga kandi tukanamusengera wa mungani w'abayisilamu bavuga bati Imana imuhimigisha hani muhimigisha Mbonyi bazo uwo ari we umuntu uratera hariya bekare ni kuzura 10,300 by'abantu Mbonyi baramuzi warangiza ukajya gufotora ifoto ya Mbonyi ngo umuntu ngo yagwaye amuru ngo yagwaye amuru ya Mbonyi erega biriya bintu byo gukoresha ifoto ubundi si ifoto ikoreshwa umuntu gashyirwa mu ikadi rya se igihe umuntu yapfuye biriya se rest in peace ahubwo Mbonyi batarakomeye ubundi yakwiriye kuba yarapfuye kiriya gitero cyakwiriye kuba cyaramwishira ni rest in peace y'abadayimoni ubu ngira ngo mu minsi yashize byari byarahagaze uburiya mukobwa arongeye arahagurutse gusa imigambi yabo ntabwo izahama reka tubwire abakunzi ba Mbonyi ngo bakomere bamusengere kandi twese tuzamusengera umukozi w'Imana Israel Mbonyi akomere atanyeganyega arushaho gukora umurimo w'Imana kuko umuhati we ntabwo ari ubusa ku mwami twifatikanije n'abakunzi ba Mbonyi turabakunda cyane ciao ciao